none yadutangaje ni ya indi giririmba ngo binini we mbega ibigabo birebire we ya turabizi ko indirimbo zabo muzikunda muzikurikira sinzi niba hari umuntu ujya wumva iyo ashaka kuruhuka mu mutwe ajya kumva biyemeje ubutumwa bufite message iremereye muze kumva sanse wenda ntimwite kuri aya magambo hari umuntu ushaka kumva aya magambo kumva harimo ibitutsi ngo injunjame ngo bakubitwa ingutiya mu mutwe ngo bakaziba ukumva nyine ni amagambo akakaye kuyumva ariko nibura ukurikire message y'icyo bashakaga kuvuga icyo nzi cyo nuko uri bwunguke noneho ikintu cyantangaje baraseka juste natwe twe twasetse ariko muri iyo komedi haba harimo ubutumwa bwihishe inyuma y'iyo komedi abigishwa babajije icyo kibazo ngo mwami berekanye icyifuzo cy'uko basaba kongererwa kwizera ngo mwami twongerere kwizera Yesu arababwira ati ahubwo yaba mwari mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi bivuze ngo nta kwizera na gutoya cyangwa na guke reka dutangire tubasuhuza inshuti zacu kandi inshuti zibambe Infonetwork tubaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nk'uko musanzwe mubizi ni Ibambe Gospel Show, ikiganiro mukunda, ikiganiro mukumbuye, icyumweru kiba gishize mutazi amakuru ese bimeze bite, amakorari bimeze bite, indirimbo nshya bimeze bite. Uyu munsi rero tuba twaje kugira ngo tubahe updates. Mama Mary, uri tayari? cyane rwose abanyarwanda baradutegereje ngo tubahe amakuru mashyashya ku bijyanye n'umurimo w'Imana unyuze mu ndirimbo cyane cyane zikorerwa mu itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi. Ndizera ko badutegerezanyije amatsiko. Birumvikana kuko ni ikintu twabamenyereje kubaha amakuru, ubwo rero nyine muradutegereje ngo tubahe amakuru n'ubundi ku bijyanye n'indirimbo nshya zasohotse muri iyi minsi z'amakorari agiye atandukanye, kandi tubahaye ikaze rwose muri iki kiganiro. Mwumvemo ikaze wowe mushyashya udasanzwe ku Ibambe Infonetwork. Birashoboka ko ari inshuro ya mbere ubonye iyi channel, ariko turagusanga ngo ubu musangwa ntugende gusa ahubwo wike gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Dushyira ibiganiro byiza bifasha imitima y'abadukurikira. Abadukurikira nibo bababera abahamya kuko nibo bazi icyo byabamariye. Nawe rero niba ushaka kuba umwe natwe, niba ushaka kwinjira muri community yacu, ukore subscribe, ukore like. Ikiganiro ni cyiza kugushimisha, ariko kandi ntubyihererane, usharinge n'izindi nshuti zawe, bagenzi bawe, kugira ngo twese turusheho gusangira ibyishimo cyane. Mama Mary, uyu munsi rero bimeze bite? Uyu munsi rero hari amakuru twamenye ya korari zimwe na zimwe za hano mu mujyi wa Kigali zasohoye indirimbo nshya. Reka duhere kuri korari yitwa Beroya. Beroya kwaya ibarizwa IPRC, ni kaminuza IPRC Kicukiro, ni hano mu mujyi wa Kigali. Rero bakoze indirimbo nziza cyane ivuga ngo Uwiteka tegera ugutwi gutaka kwacu. Iyi ndirimbo ubundi yitwa ngo tuguhanze amaso. Tuguhanze amaso ni indirimbo ya Beroya yasohoye. Indirimbo nziza cyane. Iyi korari ibarizwa muri IPRC Kicukiro nk'uko Mama Mary abitubwiye. Rero muri iyi ndirimbo tuguhanze amaso bimeze bite Mama Mary? Ngo tuguhanze amaso turengere, nta wundi dufite wadukiza, ngwino uturengere mwami Imana, ngo wibuke impuhwe zawe n'imbabazi zawe, ngo wirengagize ibicumuro byacu maze utubabarire. Baratakambira Imana bayibwira ngo iturengere. Nibwo butumwa bukubiye muri iyi ndirimbo. Urumva ko ari isengesho. Ni isengesho. Abaririmbyi, uyu mutwe w'abaririmbyi barihuje bakora isengesho bahuriyeho, ariko natwe iri sengesho buri muntu wese yarigira irye, kuko natwe ndatekereza udahanze amaso ubutunzi bwawe,
ndatekereza udahanze amaso abana bawe, udahanze amaso titre y'ubuyobozi uriho cyangwa n'ibindi byari byo byose, twese dukwiriye guhanga amaso Uwiteka. Uwahanga amaso ikindi cyari cyo cyose kitari Uwiteka aba yibeshya cyane. Iyi korari rero mwayikurikira mukumva iyi ndirimbo, amagambo amwe muri iyo ndirimbo nayo tubabwiye, ariko tuguhanze amaso, buri wese ahanze Uwiteka amaso, kuko nta handi gutabarwa kwacu kuva. Mwakurikira iyi ndirimbo kuri channel yabo, barayifite, kandi Imana ibaha umugisha. Link ngi hasi muyikurikire, mujye kureba iyi ndirimbo. Kandi korari Beroya turabashimiye cyane umuhati wanyu no kuba mwatugejejeho igihangano. Uriya Mama Mary, iyo korari ikoze indirimbo igatanga amafaranga ikajya muri studio igasohoka hanze, baba duhaye ibyo bihangano kugira ngo natwe bidufashe. Ndizera ko rero tutazabatenguha, tuzayumva iyo ndirimbo, kandi kubw'umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana iyi ndirimbo izadufasha. Hari umuririmbyi uzi uririmba muri Beroya? Hari tugarahirira. Hari uwonzi Elam. Turagusuhuje. Elam turamusuhuje. Ufite base nziza cyane. Elam nanjye ndamuze niwe. Imana iguha umugisha. Courage n'abagenzi bawe muririmbana muri Beroya, mukomeze umurimo. Yego. Reka tujye no ku yindi korari yitwa ababwiriza butumwa. Korari ababwiriza butumwa niyo ku Muhima. Yego. Ku Muhima hafite umwihariko ko ari itorero rifite korari nyinshi cyane, kandi zikora ni nyinshi we. Ababimbuzi, abagenzi, ni korari z'abastar. tuzitondeka izo tuzi. Ababimbuzi, indi abagenzi, tutaza kugira iyo dusiga mu kabarire. Harya indirimbamo Miriam yitwa ngo iki? Abahamya ba Yesu. Abahamya ba Yesu niba bafite n'inshuti, inshuti z'ijuru. Yego. Bafite ya indi Moise aririmbagamo niyihera, yitwa Amizero. Yes, Amizero. Na Bartoni. Bartoni warubizwa rero ku Muhima. Ni nyinshi korari mutubabarire, ni nyinshi turanazizi, ariko guhita zizira rimwe icyarimwe mu mutwe biragoye. Ariko icyo nababwira cyo ku Muhima amakorari yaho yose arakora, bafite umuhate, bafite indirimbo nziza, ubona ko rwose ari itorero. Abarigize amakorari yabo bose barahagurutse. Iyi korari rero ababwiriza butumwa ifite abaririmbyi benshi, kandi biba binanejeje iyo korari ifite n'abaririmbyi benshi, ubona ari byiza cyane. Itorero rarishyushye. Bakoze indirimbo muri iyi minsi yitwa Ukwizera. Bavuga ahanini kuri kiriya gitekerezo igihe Yesu n'intumwa ze bari mu bwato, hanyuma umuraba ukaza bakajya kurengerwa, bakenda kurengerwa, hanyuma bigishwa bagatabaza Yesu. Icyo gihe bari bagize kwizera guke. Bakavuga rero ngo n'ubundi ngo ukwizera guke na kera kwahozeho, ariko n'ubu ngubu kuracyari. Bivuze ngo rero umuntu wese wumva indirimbo yicekingi, ese kwizera kwawe kungana gute? Urumva abahamya ba Yesu batusohoreye indirimbo ivuga kwizera, banaduciriye muri make igitekerezo cy'icyo gihe ku bwa Yesu. Ariko si wowe mu by'ukuri, njyewe kwizera kwanjye guhagaze gute? Kristo yigeze kuvuga ati ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi? Ikibazo. Kandi yaranavuze ngo mubaye mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, umwabwiriye umusozi ngo vaha ukabumvira. Icyo gihe yabwiraga abigishwa be. Icyo gihe bari bavuze ngo mwami ngo twongerere kwizera. Buriya wongererwa ari uko hari ikintu wari ufite. None turasaba kongererwa kwizera kandi nta guhari, ahubwo Yesu yababajije icyo kibazo. Abigishwa babajije icyo kibazo ngo mwami
berekanye icyifuzo cy'uko basaba kongererwa kwizera ngo mwami twongerere kwizera. Yesu arababwira ati ahubwo yaba mwari mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, bivuze ngo nta kwizera na gutoya cyangwa na guke, bivuze ngo kwizera kwabo kwari kuri munsi y'ako kabuto, kandi nako ni gato cyane. Buriya ntidukwiye guhindura isengesho tukajya tuvuga ngo duhe kwizera ariko siko ari byo, cyangwa twongerere sera kandi ntabyo. Ariko reka mbabwire, hari ikintu kibaho mu bantu ugasanga turavuga duti nkunda Kristo, ngenda umukristo, nkunda Imana, ariko imirimo yacu n'ukuri iratandukanye cyane n'ibyo tuvuga. Sinzi igihe cyose iyo tuvuze ngo ngende mfite kwizera, niba umutima wawe, imirimo yawe nawe ubwawe bihamanya koko kwizera ugufite, kuko abenshi tubivuga ku muntu ngo ndizeye, ariko hari naho bisuzumirwa kwizera ngo kutagira imirimo kuba gupfuye. Abari imfabusa. Buriya iyo ufite imirimo kandi unizera ubwo bihita bijyana. Ariko ushobora no kugira imirimo udafite kwizera. Ba mico myiza se bizera Imana. Ba mico myiza. Imfura zigira imirimo nta kundi kwizera bafite. Batavuga ngo bizera Yesu, ngo bizera Imana. Ubwo rero tumenye uko tuzadusenga dusaba Imana kwizera. Icyo kintu ahantu twari turi ejo twakidiskiseho igihe umwanya munini kwizera, tuvuga duti ni gute kwizera n'imirimo ubundi ibyo bintu bihura biti. Niba Kristo yaradupfiriye, ibindi dusabwa n'iki usibye kwizera? Ubwo nyine turizeye, nta bindi dusabaga. Undi akavuga ati rero ikintu kigaragaza umuntu uko yizeye nuko n'imirimo ye mibi hinduka, akaba undi muntu wundi mushyashya. Ariho hahandi rero usanga tuvuga ngo turizeye, mu by'ukuri nta biri mu mitima yacu, tugakomeza tukibera babandi, ntabwo aba ari ukwizera, ni ukuvuga kw'imico. Abahamya rero bati kwizera ntabwo ari abahamya, ababwirizabutumwa. Mbabarire nkomeje kubyitiranya. Ababwirizabutumwa bati ukwizera. Reka rero dushimire cyane iyi korari, irakora cyane. Bafite n'urugendo ku isabato, namenye amakuru ko bafite n'urugendo rwo kujya mu ntara hanze ya Kigali kuvuga ubutumwa mu karere ka Karongi. Turabasuje cyane Sankara, Fifi n'abandi mwese, Claudine n'abandi Christian n'abandi baririmbyi tutavuze bo muri korari ababwirizabutumwa. Mukomeze umurimo, umuhati wanyu ntabwo ari ubusa ku Mwami Imana. Amen. Twagiye ku Kimisagara rero biti bati urahambaye. Bafite indirimbo ivuga ubutwari bw'Imana, bavuga ko Imana ariyo dukwiye kwiringira, bavuga ko Imana ikomeye, bavuga ko Imana ihambaye, baravuga ko Imana iri hejuru ya byose. Iyi korari urayizi se? Rangurura ku Kimisagara bati urahambaye. Turabasuhuje cyane bantu muririmba muri iyi korari. Hariya ku Kimisagara hafi ya Pase ka Busunzu. Nahazi cyane, nahagenze igihe kinini. Waranahize rega bivuge. Nanyuraga ku rusengero igihe kinini, ubwo Pase niho nabaga. Mama Merize niba mwarakurikiranye ikiganiro cye yakoze ubushize, yize kuri ya Pase. Urumva rero ko ibice byaho amakaritsiye yose aba yazi. Ubwo wari n'igihe yacikaga agiye kwiba amapera. Yego. Rangurura rero Imana ibaha umugisha cyane kuri iyi ndirimbo nziza mwashyize ahagaragara, ivuga ngo urahambaye. Reka bararikire inshuti zacu mwebwe mudukurikiye kugira ngo murebe iyi ndirimbo yabo, mujye kuri YouTube channel mwandikemo Rangurura Kwaya, murabona iyi ndirimbo ndetse n'izindi zabo nyinshi. Kandi Imana iduhana umugisha. Indirimbo nurahambaye Mama Mary, njya mbona imiririmbire kategori y'indirimbo abaririmbyi baririmba ziba zifite ukuntu zitandukanye. Hari abaririmba basenga nka Beroya, wumvaga ko indirimbo ari isengesho, ariko iyi ngiyi yo ni urahambaye. Urahambaye ni ukuramya ngo abamarayika mu ijuru nabo n'ibizima byose babivuga ngo uruwera, none nabo bati urahambaye. Ni indirimbo byumvikana ko ariyo kuramenya.
ucira Imana bugufi, kubona ibitangaza byayo, kubona imirimo yayo, mu gihe hari n'izindi ndirimbo ziba zigamije kwigisha abantu. Ibyo nabyo ni ingenzi cyane kubona ubutumwa bwuzuye mu ndirimbo z'amakorari, ubona ko rwose ari ibyo kurya bifite intungamubiri zihagije rwose. Ushaka indirimbo zituje ukamenya korari wakumva, ushaka indirimbo za zindi zihuta ukamenya iyo wakumva, ushaka abakunda kuririmba ubutumwa ubu n'ubu, mbese dufite ubutumwa buhagije muri korari ziba mu itorero ryacu. Imana ijye ibaha umugisha, baritanga cyane abaririmbyi cyane. Hari korari rero nayo yitwa Abiyemeje, si ubwa mbere tuyivuzeho hano, korari y'abagabo noneho yadutangaje. Ni ya indi iririmba ngo binini we mbega ibigabo birebire we. Turabizi ko indirimbo zabo muzikunda, muzikurikira. Sinzi niba hari umuntu ujya wumva iyo ashaka kuruhuka mu mutwe ajya kumva Biyemeje. Iyo ashaka kuruhuka mu mutwe njya kumva Biyemeje. Indirimbo zabo ziransetsa, ziba zirimo ubutumwa bitazarangira mu guseka, ariko ziba zirimo ubutumwa bwihishe muri komedi navuga ziba mu ndirimbo zabo. Sinzi Mama Mary kubera indirimbo bashyize hanze ubu ngubu isekeje, niko nabisa nkaho byakunaniye kwifata. Abagabo b'inganzwa noneho bakoze indirimbo ivuga ngo abagabo b'inganzwa. Yego, indirimbo y'Abiyemeje nshyashya iri kuri Channel muri iyi minsi yitwa Abagabo b'Inganzwa. Ntekereza ko umuntu wigeze atekereza kuri iki kintu ari umuririmbyi ukoresha inanga witwa Sofia w'umunyarwanda, yigeze aririmba ku mugabo w'inganzwa. Ariko Abiyemeje nabo ndabona banditse ku bagabo b'inganzwa. Iyi ndirimbo muyumve, link yayo iri hano hasi, muze kuyikurikira mugende muyumve yose. Mama Mary udufashe utubwire amagambo make mu byo wumvise muri iyi ndirimbo, kugira ngo ahari tugire amatsiko tujye kuyumva. Nge nasetse ndatembagara nuko ubu ngubu urumva indirimbo nyine yitwa Abagabo b'Inganzwa. Ubwo batangiye rero bavuga bati abagabo b'inganzwa muri hehe, ngo bari hano. Ngo abagabo benshi baguye mu ngo zabo, ngo ntacyo bakivuga, babaye injunjame. Ngo iyo bavumvuye ngo iyo bavumvuye ngo bakubitwa ingutiya mu mutwe, ngo maze bakaziba. Ariko se ubu butumwa Mana yanjye, ubutumwa bufite message iremereye, muze kumva sanse. Wenda ntimwite kuri aya magambo. Hari umuntu ushobora kumva aya magambo kumva harimo ibitutsi, ngo injunjame, ngo bakubitwa ingutiya mu mutwe, ngo bakaziba. Ukumva nyine ni amagambo akakaye kuyumva, ariko nibura ukurikire message y'icyo bashakaga kuvuga. Icyo nzi cyo nuko uri bwunguke. Noneho ikintu cyantangaje, baraseka juste natwe twe twasetse, ariko muri iyo komedi haba harimo ubutumwa bwihishe inyuma y'iyo komedi. Ikintu cyantangaje ni ukuntu batangiye bavuga nk'uko bivuze ngo abagabo b'inganzwa ngo bari hehe, ngo bari hano. Bivuze ngo babwiraga abo bareba. Wabona no muri iyo korari nabo barimo. Hari ukuntu ari amakorari aririmba iriya njyana twebwe twahitaga Sagihobe. Sinzi wenda niba ari ukuyipfobya cyangwa ariko yitwa. Bafite ukuntu baririmba bari gushyiramo n'akantu kameze nk'agakino. Ugasanga wenda abo bisi inganzwa n'ubundi iyi ndirimbo bambaye ibitenge, abagabo bambaye ibitenge bari gukina nyine bambaye ibitenge. Yego, ubwo babaye abagore. Yego, urumva bari gukina utuntu tw'udukino nyine muri iyo ndirimbo, berekana umugore nyine uri gukubita iyo ngutiya mu mutwe umugabo. Juste murabyumva ko ni nk'umukino ariko wihishe inyuma amasomo. Ngo abagore babi bigize agasozi, ngo bigira banini, ngo kubwo kuba
ngo nubwo kaba ari gato, nubwo kaba ari gatoya, ngo maze ngo bakabyimba, ngo akabigira akabikigore, akagore gato ngo kigiza agasozi, ngo nubwo kaba ari gato ngo kakabyimba, ngo kakabikigore. Mise nibuka imvugo imaze iminsi ubanza iri gucika muri iyi minsi, ariko iminsi ishize hari ukuntu wavugaga ikintu usa n'uwigaragaza cyangwa wishongora, umuntu agahita akubwira ngo umaze kubyimba. Urumva nanga rero bararikoresheje ngo nubwo kaba ari gato ngo kakabyimba, ngo kagahinduka ikigore. Ngo noneho ngo icyo kigore rero ngo akamera amahembe, yamara kumera amahembe ngo agasatura inzu. Ibyo biri mu ndirimbo. Ubwo iyo amaze gusatura inzu bigenda bite rero iyo amaze gusatura inzu? Namwe murabyumva, muze kumva iyo ndirimbo ni korali yitwa Yiyemeje. Ya nzira irasenyuka, ubwo urugo narwo rukaba rurasenyutse. Ntekereza ko ari icyo ngicyo gikurikiraho. Ariko ngo abagore b'ingeso mbi nyine birumvikana ngo bategeka ngo abagabo, ngo kandi ngo ibyo byahozeho na kera. Muri iyi ndirimbo baririmbyemo ingero zimwe na zimwe z'abagore b'ingeso mbi zivugwa muri Bibiliya. Abagore bavugwa muri Bibiliya bavuga muka Potifari, bavuga muka Herode, bavuga muka Ahabu, Yezebeli, harimo buriya n'abandi. Uyo mugore wa Potifari nawe yari ingare, kuko numvishe muri korali bavuga ngo abagore b'ingare. Yari ingare? Brase ni ingare, si wa wundi washatse gufata Yosefu ku ngufu. Ubwo wajya gufata ku ngufu utari ingare, birenze kuba ingare. Yari ingare muka Potifaro, hanyuma bavuze muka Herode, Herodiya. Ego wasabye igihanga cya Yohana ku mbehe. Uwo mugore nawe ntiyoroshye. Burya muri karite z'abagore barangwa no kugira impuhwe. Tekereza rero umugore wageze ku rwego rwo gusaba igihanga cy'umuntu, umve urwego rw'ubunyamaswa abagezeho. Ntekereza ko atari kuba ingare gusa, aba yarengeje urugero, yageze ku kindi cyiciro. Yego. Bavuze na Yezebeli, umugore wa Ahabu. Yezebeli nawe yari umugore mubi cyane, uteye ubwoba, wahesheje umwami uruzabibu rw'abandi rwa Naboti. Kurenga yarenganyije umuntu w'Imana. Kandi ikindi yazanye ibigirwamana muri Isirayeli, batangira kuyobya Abisirayeli. Buriya bajya bavuga ngo umwera uturutse bukuru kwira hose. Tekereza mu rugo rw'umwami hadutse ibigirwamana, kandi mu Bisirayeli basengaga Imana nyakuri. Urumva nawe n'abaturage basanzwe bahita babiyoboka. Urumva rero umugore mubi Yezebeli yazanye ibigirwamana mu bwoko bw'Imana, atuma n'Imana irakarira ubwo bwoko cyane. Ni ibintu bitangaje. Ariko hari undi bavuze Mama Mary, bavuze na Delila. Delila ntago byose nari mbivuze, urumva namumva indirimbo bari bumvemo byinshi, ntago tuvuze ijambo kurindi uko bayiririmbye. Ariko Delila nawe ntago yari umugore woroshye, ibyo yakoreye Samusoni. Buriya nabwo se ni ubugare cyangwa ni uburyarya? Si n'ubugome, n'ubuhemu, kwigira nk'aho uri umwizerwa. Yigize umwizerwa ku mugabo we, akajya amukuyakuya, amuguyaguya, amugusha neza kugira ngo agere ku cyo yashakaga. Akamubeshya ko amukunda kandi atamukunda, ashaka kumwicisha. Hanyuma umugabo nawe aramwizera, bigeraho amumenera ibanga. Yaho imbaraga ze ziri, aho imbaraga ze zituruka, bituma ariko story simuyizi. Iyo tujya twumva izi ndirimbo ntibijye birangirira muri story ngo duseke birangire, tujye dusubiramo n'izi ngero baduhaye, turebe se muka Potifaro byagenze bite, ubundi Delila byagenze bite, ubundi Yezebeli byagenze bite. Urumva rero ubwo ibyo nakwita ubucabiranya, ibyo nakwita uburyarya, ibyo nakwita ubugome, nibyo Delila yakoreye umukozi w'Imana Samson kugeza aho amugwishije. Ariko
Imana igihe cyose ijya yigaragaza Mama Mary cyane. Imana ntabwo itsindwa mu gihe Satani ari umurwanyi ararwana agakutiriza ariko ntabwo ari umuneshi cyane. Urumva rero nibyo navugaga, igihe twumva izi ndirimbo tujye tunasubira inyuma twige ibi bitekerezo kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Buriya n'uriya muhanzi cyangwa umwanditsi w'indirimbo uba wanditse iyi ndirimbo, izo story nawe buriya abazizi, abazi ibyabaye kuri abo bose, bigatuma bishyira mu ndirimbo kugira ngo nabumva iyo ndirimbo nabo bongere bakuremo irindi somo. Kandi ngo abagore babi, ngo abagore b'ingeso mbi ngo n'ubu bariho, niko babivuga muri iyi ndirimbo. Ikorara ariko iraririmba pe, ubutumwa nubwo buba busekeje, umva batanga ubutumwa badasheshenga, batanga ubutumwa batitaye kuzabyumva, nibigukomeretsa bigukomeretse, they don't care, ariko icyo bashaka kukubwira bakikubwire. Ariko ni byiza, anga baduha ingero z'abagore babi, ariko dufite n'ingero z'abagore beza. Ba Abigayire, ba Esteri, ba Tabita, ba Rusi, n'abandi bagore benshi cyane bo muri Bibiliya bagaragaza ingero nziza dukwiriye kwigira. Noneho ubutaha bazakore n'abagore b'ingeso nziza. Baririmbye b'ingeso mbibi, abagore b'ibishegabo bagira batuma abagabo babinganzwa. Ingare niyo terme bakoresheje, bagatuma abagabo babinganzwa. Noneho bazavuge n'abagore b'umutima mwiza, batuma abagabo bagubwa neza. Abiyemeje niba mudukurikira, icyifuzo mwacyumvishe, muzakore n'indirimbo igaragaza abagore beza n'abagabo bagiriye umugisha kuri bo. Ariko niba hari umuntu unadukurikiye, reka tunamusabe, wowe udukurikiye, turabizi mudukurikira muri benshi, turabibona. Se ni nk'iyihe korari wumva ubutaha twazavugaho tukavuga ku bihangano byabo? Batwandikiye muri komenti, rwose twazabyubahiriza. Ngayo nguko rero ndatekereza nta yindi dusize ariyo twari twatekereje kuvuga. Ego, niba korari yanyu yarasohoye indirimbo ikaba iri kuri YouTube tukaba tutayivuze, utubabarire, ariko ubutaha cyangwa se no ku cyumweru cy'ubutaha ushaka kutwandikira kuri iyo nimero iri aho ngaho muri description, ukatubwira amakuru ya korari yanyu, ibyo muteganya, cyangwa se ukatubwira ko mufite indirimbo mwasohoye kugira ngo namwe tuzayivugeho. Cyane cyane ko indirimbo zose tuvuga aha ngaha dushyira link aha ngaha hasi, muraza kubireba, hanyuma namwe mukazikurikira mukajya kuzumva. Ndatekereza ko ibintu muri busanga ari munange, kandi tuba turi gutanga n'umusanzu wacu natwe mu kubashyigikira kwamamaza ubutumwa. Byanze bikunze hari abahita babona izi ndirimbo kuko tuba twashyizeho link, batari baramenye ko izo korari zakoze. Ambassadors of Christ hari indirimbo bagiraga kera ivuga ngo guzana impano yaguhaye nanjye nzana iyo nahawe, ubutumwa bugere hose. Rero dukorera Uwiteka, natwe impano Imana yaduhaye turayikoresheje ngo ubutumwa bugere hose. Na hanyu kugira ngo mukurikirize indirimbo, dutanga umusazu kuri aya makorari, wabafashisha amasengesho, watura amaturo, wareba amavideo yabo, n'umusanzu butanze kugira ngo ubutumwa busakare, kandi ujye buka no gukora share izo ndirimbo, zisangize inshuti zawe, zigende zumva izo ndirimbo, birushaho kugenda neza cyane rwose. Yego, niba wumva hari akazi twakoze keza, uduhe like. Nako kamenyetso kameze nk'uko nguko mureba nkoze, ikimenyetso cy'igikumwe kireba hejuru, like. Mama Mary, reka dusoze ikiganiro. Yego, ndatekereza tutabarambiye cyangwa tugiye vuba. Amakuru dutanze arahagije, kandi n'ubundi bibara akagaruka. Yego, umunsi ku wundi ibiganiro hano birahahora rwose, tuba turi kumwe iteka. Mukomeze rero mugubwe neza, mugire ibihe byiza. Ibyo tubifuriza ni byiza gusa, amahoro, imigisha ituruka ku Mana, n'ibindi byinshi byiza. Amafaranga, wabona ntavuze amafaranga bahita bumva nta byiza nabifurije sorry. Suko hagize nk'uvuga ati ngiye reka nguhe nimero yanjye ugira akantu unyoherereza, ntiwabikora. Bitwaye iki? Umuntu atanga icyo afite. Iyo nimero mumwandikira boherereza amafaranga.
okay mukomeze mugire ibihe byiza turabakunda cyane 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 abantu baduha ama comment turabyishimira wa ufite comment igaragaza ibyifuzo ufite wa ufite comment ya pressure ibyo dukora nizo kenshi dukunda kwakira tubwira ziti mwakoze cyane ibambe mwakoze kudukorera ibingibi ni byiza ariko mujye muduha n'ibyifuzo buriya iyo muduha ibyifuzo bigaragara ko hari icyo mwifuza ko tubakorera mukomeze rero mugire ibihe byiza turabakunda bye bye witeka bahire yeah